Inama y'umunsi y'abashakanye, inzira zo kongera urukundo mu mubano wanyu. Hari byinshi byishe mu gikorwa cyo gukora imibonano mpuzabitsina kurusha gushyiranaho gusa uruhu ku rundi. Burya imibonano mpuzabitsina ni amayobera yo mu mwuka nk'ibintu bifatika. Soma Korinto ba mbere igice cya 6:6 haragira hati, nimuzi kwifatanya n'amaraya ababaye umubiri umwe nawe, kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe. Gutakaza urukundo ni igikorwa gikunze kugaragara mu bashyingiranywe, hanyuma buri wese agatangira yibaza ati nakora iki ngo urukundo rukomeze ruzamuke cyangwa se rusaswe hanyuma twongere twese tuba abantu bishimye. Buriya mu gihe mu rukundo hazabaho hatangiye kuzamo ibibazo, ni byiza yuko wibaza icyo wakora ngo rukomeze ruzamuke aho kugira ngo rusubire inyuma. Hari ibintu rero byinshi ushobora gukora bishobora gutuma umubano wanyu cyane cyane ku bijyanye n'iyo ngingo utera imbere kandi rwose ukaba mwiza cyane. Itoza igikorwa cyo gukora ko mwashakanye kandi rwose mwishimane. Abavuzi b'inzobere mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina bavuga ko kimwe mu ndimi z'urukundo zikora cyane kandi zerekana yuko umuntu arimo gutera imbere ari igikorwa cyo gukora kuri mugenzi we. Nubwo ibi ngibi rero bikunze gukorwa cyane mu gihe abantu bagitangira gukundana, nyamara ni igikorwa cy'abantu bose muri rusange. N'ururimi ruvuga neza kuruta amagambo hagati y'abantu babiri bakundanye. Sheldon Van Oken yanditse ibijyanye n'ubukwe bwe hamwe na Devi mu gitabo cyitwa A Severe Mercy, maze agaragaza uburemere bwo gukorakora, aho yanditse ati, Devi yaranyegereye maze aza hafi yanjye, yarunamye mushyiraho ukuboko, ariko twese nta n'umwe yigeze avuga ijambo. Twari turi kumwe twabaye nk'umuntu umwe, kandi buri wese muri twe yumvise ubwiza buhebuje bw'iki gikorwa cy'urukundo hagati yacu. Ati nta jambo twari dukeneye kuvuga. Gukoranaho rero bikaba bifite akamaro karuta k'ururimi, aho ibi ngibi binerekana yuko urimo urashimagiza umukunzi wawe kandi rwose kuri muranishimira imiterere y'umubiri we. Ku bagabo n'abagore rero binabafasha kwiyumvamo yuko badasanzwe, kandi burya buri wese aba yumva yuko yishimiwe cyane arimo gukorwaho n'umukunzi we. Iki gikorwa rero kikaba ari igikorwa gikomeye cyane kizabafasha mu byerekeranye n'uyu mubano wanyu. Ni gute wowe n'uwo mwashakanye mukomeza kugira ishyaka ry'ubuzima bwanyu? Turaza kwishimira kubumva. Imana ibaho umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho nyinshi se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri kino kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri ryiza rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies. Ubu ngubu akaba ari uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Uzanasanga kandi Christian Counseling, zikaba ari inama za Gikristo zizagufasha mu buzima bwawe kandi zigagukomereza umutima. Gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#NEMI-BIBLE-INSTITUTE.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri nemevangelism@yahoo.com. Tuzishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana.